Turongeye turabasuhuje inshuti bavandimwe bakunzi ba Nzuri Business Group Limited, reka twizere ko mukomeje kugubwa neza aho muherereye hirya no hino ku isi nk'uko duhora tubibifuriza. Ni nako kandi tubibutsa gukanda subscribe. Kanda subscribe wowe utarabikora, ukore kukazogera, ukore share, mbese tujye tubana nawe n'inshuti umunsi ku wundi, gatanu kuri gatanu, aho tukugezaho imari z'imitungo itimukanwa, yaba izigurishwa, izikodeshwa. Si ibyo gusa kubera ko tubasha no kumanaginga imitungo yanyu, tukabafasha kuyibyaza umusaruro, nta mpamvu yo kuvunika urwana no kugura inzu cyangwa kuyubaka ngo ujye wirirwa nanone urwana n'abapangayi ureba ko bakwishyura, ari kandi Nzuri ihakubereye. Ngwino rero uduha akazi tukumanagingira imitungo yawe, ujye uvugana na konti yawe gusa. Yes, ni nako kandi rero tubasha kukubakira, turakubakira inzu nziza kandi zigezweho ku giciro gito, ari nako tugushakira ibyangombwa byo kubaka no kuvugurura. Nta yindi rero ni Nzuri Business Group Limited, company yanyu rwose muba muri kumwe gatanu kuri gatanu. Nk'uko muri kubibona ku mashusho, ku maskrini yanyu murabona igipangu cyiza cyane kinini kirimo inzu. Iki gipangu rero mu by'ukuri uko mukireba kirimo amazu ane. Ni ukuvuga ngo aya mazu akaba yubatse mu kibanza kinini gifite metero kare 750 nk'uko muri kubibona. Ariko kandi izi nzu enye murabonamo inzu ya kadasitire iri jimere. Iyi nzu ifite inzu ebyiri bifatanye, hanyuma izi nzu ebyiri bifatanye buri nzu ikagira ibyumba bitatu, dushe na tuwarete ebyiri, salo ndetse na saramanje. Si ibyo gusa kandi kuko buri nzu ifite annex yayo igizwe n'icyumba twakwita icy'umukozi, igikoni cyo hanze, stoke ndetse na tuwarete yo hanze, ndetse hakaba n'ibigega by'amazi hejuru. Si ibyo gusa rero kubera ko iyi nzu kandi buri gipangu cyangwa se buri nzu ifite gate yayo, ifite ubwinjiro bwayo, ntaho umwe ahurira n'uwundi mu bayizituyemo. Yes, ndagira nkubutse kandi ko iyi kadasitire yubatse mu buryo bugezweho n'amatafari ahiye, yubakishije ibikoresho bikomeye. Izo rero ni inzu ebyiri maze kubasobanurira. Si izo zonyine rero kubera ko hepfo harimo iyindi nzu ya etaje. Ni inzu ya etaje. Iyi nzu ya etaje rero ikaba ikoze igice cyo hasi gusa, kikaba nacyo kirimo ibyumba bitatu na dushe na tuwarete ebyiri ndetse na salo na saramanje n'igikoni cyo mu nzu. Hanyuma hakabaho indi nzu ya kane, inzu yo hejuru kuri iyo etaje nyine. Iyo ikaba itarangiye, idakorewe finisage mo imbere, bivuze ngo wayirangiriza. Kugeza ubu ngubu rero izi nzu uko zihagaze zikaba zinjiza cyangwa se zikodeshwa amafaranga angana na miliyoni y'amanyarwanda. Ariko mu gihe waba urangije iyo yindi iyo hejuru muri etaje, ukajya winjiza byibuze makeya 1,300,000 ya buri kwezi ahoraho, kuko ubu havamo 1,000,000 ihoraho kandi bakodesha nta gikoresho na kimwe kirimo, abantu babyizanira. Bivuze ngo wabishyizemo byagera muri 2,000,000 n'imisago. Izi nzu rero cyangwa se iki gipangu tukaba turi kukigurisha amafaranga atari menshi. Turakigurisha amafaranga atari menshi mu by'ukuri, nta yandi rero ntabicishije amatsiko. Iki gipangu turakigurisha 1,130,000 zonyine kandi ziri negosiyabule. 1,130,000 negosiyabule. Igipangu cyiza nk'iki wacyegukana. Ntabwo narangiza ntabwiye yuko iki gipangu cyangwa se izi nzu ziherereye hano mu mujyi wa Kigali rwagati, neza mu karere ka Kicukiro, haruguru gatoya y'akarere ka Kicukiro niho iki gipangu kiri. Rwose ahantu heza cyane, uba witegeye umujyi wa Kigali wose, hafite view nziza cyane. 1,130,000 negosiyabule. Ngwino wigurire izi nzu ziri hano Kicukiro hafi y'akarere. Yes, igiciro cyazo rero nakibabwiye. Wazikunze cyangwa se ushaka kugana ibikorwa bya Nzuri, waduhamagara kuri 0788 cyangwa se 0781 2 3 Si ibyo gusa rero kubera ko ushaka kudusanga
ku mbuga nkoranyambaga zacu arizo Instagram, Facebook page, Twitter cyangwa se X, hose n'ubundi twitwa Nzuri Market. Komeza ukande subscribe tujye tubana umunsi ku wundi 5 kuri 5, ari nako kandi tukurarikira gusura website yacu ya www.nzuri.rw, hanyuma ukajya ubona imitungo yose igurishwa, ndetse ukaba wabahagurira nta kindi kiguzi bigusabye, cyangwa se ukahagurishiriza nta kiguzi kindi bigusabye. Ni karibu cyane rero iwacu muri Nzuri Business Group Limited. Umukiriya ni umwami, tubaha ikaze. Ciao ciao.